kujya kwirirwa mvuga ngo oya nahise mubwira nti ceceka uzajye kubeshya handi nta no kumwatuza oya nahise mubwira ntawe ubwo reba iyo mana iri kukuvugisha bayari wowe genda ntukajye kubeshya handi uwo ngo ntabwo nari mfite igihe cyo kwirirwa mubwira ibyo ntagombaga guhita mukubitiraho bimwe rero abantu bavuga ngo oya ngo ntukwe ngo kumukora ngo uzamujyane mwiba ndamujyana mwibanga kubera ko iseko ninjye bata ibyo yaraje kumvangirirwa ko bitabereye mwibanga kubita utababarira mugani watewe umubwira uti n'ikindi gihe ntuzongere kunyobera bamukaba yatabishaka ntiyaranabizi yego ntiyagomba ahubwo yaje kwiretruva yibona kuri YouTube ariho ibyabaye byose hahantu mu bantu bubwabo bombi yahanuye kandi ku bantu runaka bari ku bantu bari runaka isi yose idakeneye kumenya ko bwari ubuhanuzi bw'abantu ku giti cyabo bwari ubuhanuzi bw'igisi bwari ubuhanuzi bw'igihugu saba diaspora kubera ko bafite umutima wo gufasha bafite n'umutima w'urukundo kuko banakora bigakunda wenda tunabashimire rwose aho bari we n'Imana ibahumugisha amina ariko na benshi babikora muri bo bafite umutima ukunda yego ariko noneho nabo bakagera defo Imana niba bari kubita ibisambo kuko ni ibisambo cyo ni icyambere kabiri ese niba biterwa n'inzara bafite ibi yari byo byose bagakizwa n'impano yabo ibyo ari byo byose hari n'umuntu ushobora kwiba atari umukene iki nacyo tukimenya hari abantu biba atari abakene atabuze n'icyaryo ahubwo akiba kubw'impamvu yamuteye kwiba tugaruke niyihe mpamvu yamuteye gushinga idini kuko ubukwe bwihuse ngo uzabyara n'umwana wawe wa mbere ngo kandi azaba ari umukobwa timagine bro njyewe mfite umwana w'umuhungu niwe mfura mfite n'abakobwa araza kumbwira ngo negereje ubukwe ubwo ni ubuhanuzi reka tubashimire mwese abadukurikiye muri uyu mwanya wo muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha w'Imana kandi tuvuga tuti Imana data ibagire neza kuko mwemeye gufata aka kanya tugasangira iby'agaciro njye ndikuzo Emi hanyuma ndi kumwe n'umugabo w'Imana Daniel Soveso nari buze kubibwira bihagije ariko tubana kenshi si ubwa mbere tubanye mu biganiro byacu bitandukanye rero ngo twagira umugisha wo kubana nawe rero dufite byinshi turi buze kugarukaho turi buze kwibandaho reka manze musabire umugisha hanyuma nawe tuze kumwakira twibwire data turagushimye kugize neza iri nishimwe dufite n'ubuntu bugeretse ku bundi kandi ntago ubuntu dufite cyangwa se ubuntu tugirirwa ari uko tuba twishyuye n'imbabazi zawe imbabazi zawe watugiriye suko tuba twakiranutse suko tuba twakoze imirimo myiza ijambo ryawe riradukomeza kandi niryo twiringira niryo ridutunga niryo ritubeshaho waturinze kuva kera turi impinja tutaraba n'impinja tukiri insoro tutaraba n'insoro warubizi ko tuzabaho umugambi wawe kuri twari mwiza kuko waruzi ko uyu munsi tuzaba turi kubwira isi uyu muntu nkurikiye ntari hafi yanjye ari kure yanjye ari mu mahanga ari mu bihugu by'amahanga yumva ikinyarwanda ariko ari kure reka rero nsabire umugisha abantu bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waburije indege ubageza muri izi leta kugira ngo bazituremo ubagabiza isi reka rero ubashoboreshe kugira ngo aho bari babashe kuba ambasaderi beza babe icyitegererezo mu bandi kugira ngo umwuka wawe uri muri bo ubashe no gukongezwa ku bandi abari muri Aziya nuko mbasengeye abari ku mugabane w'Iburayi nuko mbasengeye abari muri Australia nuko mbasengeye bari muri Canada nuko turi kubasabira namwe hanyuma abo turi kumwe hano muri Afrika turi kumwe hano i Kigali Imana ibagire neza mwakoze cyane no kuba namwemeye kubana natwe niyo mpamvu tubasaba umugisha ku Mana reka rero n'uyu muyoboro nawe ubashe kukomeresha hanyuma umugaragu wawe nawe ntaba ari we muhungu wawe Sevesoni akoreshwe nawe nanjye ushigikire kugira ngo ibi ngibi ntanga bibashe kugira benshi umumaro kuruta uko ngendiho ndabitanga icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu tubyambaje amen Sevesoni karibu yes tarakoze cyane aradukurikiye ubwa mbere ndabakubonye baramenya ngo tuganira nande nitwa Daniel Sevesoni niryo zina ryanjye sindayahindura ndi umupapa kandi ndakijijwe ntabwo ndi umushyitsi ku IHUMURE ndi umusangwa n'ejo nzagaruka n'ejo bundi ndisanga nongeye kugirirwa umugisha n'Imana wo kongera kuganira n'imitima ya benshi cyangwa bake ntazi Uwiteka ashimye ko tuganira Daniel Sevesoni ntekereza ko hari henshi nigeze nkubona cyangwa se n'abandi bakubonye
usa n'uri mu basesenguzi cyangwa ugira byinshi ugarukaho cyane cyane ku bintu bijyanye n'ibintu by'imyizerere tubamo. Kuki ibi bintu by'imyizerere bisa naho bigenda bikonfuzinga abantu, bamwe ugasanga babaye confused, abandi barakomeretse ndetse none bafashe umwanzuro wo kubishingukamo. Ibintu by'imyizerere iyo urebye usanga biterwa n'iki kenshi? Ni ikintu kimwe gikubiyemo ibintu byinshi. Abantu baje mu cyitwa kuza mu bumana ariko inzira bahusha intego. Abantu bahamagariye abantu kuza mu izina rya Kristo, niko abantu bakoresha. Buri wese ushinga idini azavuga ati ndi mu cyimbo cya Kristo, ariko abenshi bari mu cyimbo cy'inda zabo, abandi bari mu cyimbo cy'irari ryabo, abandi bari mu cyimbo cya Yesu wundi cyangwa Yesu Yusito cyangwa bari Yesu atari Yesu Kristo. Aba bantu bose rero bafite ibintu baje kava ari Bibiliya, rimwe na rimwe bagatanga inyigisho zitari nzima, bagatanga inyigisho z'amahame y'amadini n'imigenzo y'amadini. Abantu benshi akaba ari byo bamenya ko ariko gakiza. Noneho wa muntu waje mu rusengero yaraje gufata amahame, yarizeye Yesu w'amahame cyangwa Imana y'amahame, uyu muntu azacanganyikirwa kuko ibyo bamubwiye, ibyo yaje ategereje si byo yabonye, azaba confused. Icya kabiri, abantu bakomereka cyane ko abantu baza mu nsengero z'amadini atandukanye bazi ko Imana iba mu rusengero. Never. Habwa Imana yaremye isi n'ijuru iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Imana iba muri ngewe nawe Emi n'undi muntu wese uri ku isi, nk'uko na Satani aba mu muntu uri ku isi. Insengero zihurirwamo n'abantu barimo Imana n'abarimo Satani, ariko ntabwo insengero zibamo Imana. Rero abantu bakomereka bazi ko mu rusengero bagiye kuruhuka, barababwira nimuze mu rusengero murabona amahoro, nimuze mu rusengero murakira, nimuze mu rusengero muracakira. Ibyo bababwira ayo mahoro babizeza, uko gucakira bagategereza bakabura. Rero ba bantu bageze mu rusengero barimo Imana n'abarimo Satani, wa muntu agahura n'urimo Satani akamuceka, yafata umutwe yawukubitanya n'undi, yawukubitana agakomereka, akavuga ati burya nari nsanzwe ko mu rusengero habamo Imana, none ntayo nabonyemo, reka nisubirire ku kiyeri cyangwa reka nisubirire mu kabyiniro hirya cyangwa reka nisubirire mu migina tusa. Kubera iki? Yaje nabi, azi ko aje kubona Imana mu rusengero, kandi Imana yakagombye kuyibonamo kuko Imana iri muri bigendera muri. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, gitera ibi bintu byose ni ba bantu baje gushinga amadini bavuga ko baje gukorera Imana, ariko Imana yabarinda. Rimwe na rimwe ugasanga maze iminsi mbibona kwa bavandimwe bacu bafite iyobokamana TV ndetse na Zaburi nshya, bavuga ko hari abantu bibisha Bibiliya. Aba bantu nabo iyo bahuye n'aba bapasiteri cyangwa n'aba bakozi b'Imana bitwa ko ari abakozi b'Imana, bagahura nabo barabatuburiye, ibi nabo bibatera gukomereka. Nanone ntabwo kiri kuri iki cya kabiri navuze cyo kurebera Imana mu muntu, bakumva ko pasiteri Emi ari we Mana, ibyo avuze bibe gucyo, ibyo ngibyo ni Imana ivuze. Ariko mukuri ibintu byose bivugirwa mu muntu wayo cyangwa witirirwa izina ryayo, ntabwo biba bivuze ko ari Imana ibivuze. Hari n'ibyo umuntu aba yivugiye. Murebye muri rusange n'utu tuntu dutatu tubitera. Murakoze cyane. Hanyuma iyo uvuze ngo hari ubwo babarebera mu isura yo kuba ari dadi yavuze, mami yavuze, bikarangira bakomye mu mashyi nk'ukomera umwidishyi, hari ibintu bita ibitambo. Kenshi tujya tubivuga, kenshi tubigarukaho. N'aba ngaba bagenzi bacu bajya bavanga abantu ngo bibisambo, ngo bibisha Bibiliya, ntibavuge n'amazina yabo. Ngiye ndashaka umunsi umwe tuzakore n'urutonde rwabo dukeka cyangwa tugire n'ibyo tugira dushingiraho, dukurikije uyu nguyu. Hari ngo bazi kwitangisha, aba bashingira kuki? Si kuri rya jambo ibitambo rimwe na rimwe. Hari n'indi jambo bivuga ngo gutanga bihesha umugisha, ariko ndashaka mu bigarukeho mu buryo umuntu akwiriye gutangamo. Kumutera ubwoba kugira ngo akunde atange, kumuhahamura kugira ngo akunde atange, even n'uyu muntu numubwira ngo atange akabitanga kubera ko wamukanze, azategezaho umugisha awubure.
buri umuntu udatanga kubera ko yabitekerejeho ntekereza ko bitaza n'umugisha kuruta umuntu witanze abitekerejeho wagatekereza atigeze igihe cyo gutanga. Sevesoni iyo bavuze ibitambo mu rusengero, iyo bavuze isaka mu rusengero, iyo bavuze kwitanga mu rusengero, hanyuma abantu bose bagakorwaho, ni amarangamutima n'umwuka uba ukoze, icyo gitambo kimara iki ku muntu. Iki kintu ndimo nshaka icyanditswe kivuga kuri icyo kintu cyo gutanga, ariko reka mbivuge muri ubu buryo. Nimvuga ku buryo bw'ibitambo, nimvuga ku bitambo ndaza kuvuga uburyo bubiri. Hahozeho kera mu isezerano rya kera ry'amategeko menshi arenze 10 nk'uko abantu babizi. Ubundi amategeko ni 613. Nubwo abantu bivugira 10 ya Mose, wenda sibyo nje kuvuga. Muri aya mategeko yose umurundo ungana gutya yabaga mu isezerano rya kera. Aya mategeko rero yabaga mu isezerano rya kera, harimo ibitambo n'abatambyi, bitambo bitandukanye. Byashoboraga kuba ari inuma zinungura, byashoboraga kuba ari amafizi y'intama, y'inkase n'ibindi, ibyoswa n'iby'umubavu. Ibi bintu byose byabaga byitambwa n'abatambyi baherejwe uwo murimo wo gutamba. Aba bantu bari baherejwe umurimo wo gutamba bakoraga ibi bintu kubera ko byari mu gihe Kristo atari yahishurwa ngo abashe kuza kuba igitambo kizima gishimwa n'Imana, ab'umubiri utanyaguwe igorigota, ngo adutambire, atumenera amaraso, atubyare mu bise by'amaraso ye. Ibi bitambo icyo gihe byaratambwaga bigahabwa igihe n'inyuto naho bigomba gukorerwa. Muri icyo gihe byari byo. Yesu amaze kuza, umva ko ijambo ry'Imana rivuga, amaze kuba igitambo kizima. Iyo dusomye mu nzandiko nyinshi Paul yavuze, mu rwandiko rwanditsiwe Abaheburayo ibice 10:8 yaravuze ngo amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'amategeko yategetse. Noneho umva umurongo wa 18 mu bice by'10. Noneho rero ubw'ibyo bitambo, ubw'ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Reka nifashishije ni imirongo yonyine. Uyu munsi umuntu wese, niba ari pasteri kuri titre ye runaka ntazi, biramureba, yaba umuhanuzi, yaba umuvugabutumwa, yubahe kuri titre ye, yubaho. Ariko ku muntu wese uzaza kuvuga ngo emi mpigitambo, mpigitambo gikureho ibyaha byawe, mpigitambo gikureho karande yawe, mpigitambo gikureho karande yuko umaze imyaka 40 utarashaka, ni ubujura, ni ibinyoma, ni ububeshyi, ni ubutekamutwe. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ibi bintu nta kindi kintu gikuraho, nta kindi kintu cyica karande y'umubiri cyangwa gikuraho ibyananiranye ku muntu uretse imbaraga za Kristo n'amaraso ye. Yesu niwe wabaye igitambo kizima kimwe cyonyine nyuma yuko amaze gutanga umubiri we. Icyo dukenera ahubwo twebwe twitwa abana bayo mu rugo rwe, twebwe tukizirikana muri cya gihe umwenda watabutsemo kabiri, tukagera tugatera ivi, tukavuga aho turi kuvuga ngo Uwiteka, nzi ko ari wowe ushobora kurangiza ibi byananiye, uranzi ukananzirikana, noneho ngwanirira intambara ku bwayo maraso yawe ansindiriye kamere y'iki kintu.
icyo gitambo bavuga impamvu ari n'ibinyoma, kuki batavuga ngo zana igitebo cy'ibijumba kimbere igitambo? Ako kana kuko atavuga ngo zana akawunga, zana ibiro 5 by'akawunga ngo bibe igitambo. Kuki avuga ngo ni amafaranga miliyoni, ni amadolari, ni amayero bitewe n'igihugu urimo? Kuki atavuga ati zana ibishyimbo ibiro 5 bibe igitambo? Kuki atavuga ati hariya hariho umukecuru udafite icyo kurya, fata ibiro 30 by'ibirayi ubimushyire bibe igitambo, hanyuma Imana igobotora ibyo bintu. Kuki avuga ngo zana ibihumbi 300 bikubera igitambo mbisengereho, hanyuma bibe igitambo? Nuko ari umuhanuzi. Kuko ari umuhanuzi se, kubera ko ari amafaranga yavuze. Umuhanuzi nuko yakeneye kugira ngo ahanure neza. Iki kintu tunakivuge. Samweli yaravuze ngo ntukajye ku muhanuzi twaye urutwe gusa, ariko ntabwo yavuze ngo ugende wikoreye amafaranga. Erega wajyana n'amagi. Amagi? Wajyana n'amagatanu bitewe nuko umutima ukwemeza. Wajyana n'ipantaro. Ibigeze se bavuga ngo zana Samweli yandika akavuga ngo ntukajye ku muhanuzi amara amasa. Yigeze avuga ngo uzagendane inoti zitukura n'intoya cyangwa z'icyatsi. Yigeze avuga ngo uzazane amayero cyangwa amapefa cyangwa amapaundi. Iki nicyo kigaragaza, nakubwiye bya bintu ngavuga ngo harimo abantu bivugira ibintu bitewe n'amarari yabyo cyangwa n'inda zabo cyangwa se n'izindi object zabo. Kuba yajya ku muhanuzi ndeka mbyemere, wajya ku muhanuzi wajyana amafaranga ariko umutima wawe akwemeje, ariko nawe ubwe ntabwo azakubwira ngo nzanira ya mpaya. Wajyayo uyafite cyangwa ukajyayo utayafite. Si ngombwa no kujyana n'amafaranga, wajyana n'ururabo ukareba ko kuri uwo muhanuzi ugiyeho mu nzu ye cyangwa mu ruganiriro rwe hari ahantu hakeneye kwicara ururabo, ukaba warujyanya ukarwita ituro. Kubera iki aba bantu igihe cyose bavuga ni muzana ibihumbi 500 nkugire ku musozi bibi igitambo? Kubera iki atavuga ati masima njye kubakira uriya mupfakazi? Ni kigaragaza ko ibi bintu byo kuvuga ngo ibitambo ari izindi nyungu cyangwa izindi ndonke zihishiyo, ariko bitari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo nemera ko njyewe Savanson nshobora gusenga kuko biri mu nshingano zanjye. Rega biri mu nshingano zo gusengera umukirisitu, biri mu nshingano zo kumwikorerera imitwaro mu buryo bwo gusenga niba arabo nshumbye cyangwa kuba mpaye icyifuzo. Birashoboka cyane ko njyewe ubwanjye nagusengera wakorwaho ukampesha umugisha. Kumpesha umugisha, wampesha umugisha n'imodoka, wampesha umugisha n'imyenda, wampesha umugisha n'ikositimu, wampesha umugisha n'ibihumbi 5, wampesha umugisha n'ifu y'ubugari, wampesha umugisha n'ikindi kintu cyose wumva ufite ubushobozi. Ariko iki kintu kumpesha umugisha ntabwo tubisegeka, bisubiremo, ntabwo tubitegeka ngo nzanira iki ndagukorera icyo mpiki. Ntabwo Imana yacu tubamo cyangwa twiringiye yongeye kutubwira ngo dutange ibitambo bidukureho ibyaha cyangwa dutange ibitambo bidutureho inyatsi na karande. Ese nyamugana gakiza kaba karamaze? Yesu yabamaze ikindi ki? Ni Imana igendera muri twe, ikorera muri twe, iri kumwe nayo, turabayo nayo ni yacu. Nta kindi kiguzi na kimwe cyo kunkuraho inyatsi emi. Aha rero nitugaruka turagaruka kuri aba bakirisitu. Aba bakirisitu birirwa babarira ngo bantuburiye ngo natanze ibitambo, barinda bagutubura ngo bagutagitse bagukoze mu ntoki. None se ko bari hora bita ibisambo, hanyuma niba bari kubita ibisambo koko ni ibisambo, cyo ni icyambere. Kabiri, ese niba biterwa n'inzara bafite? Ibi byari byo byose bagakizwa n'impano yabo. Ibyo ari byo byose hari n'umuntu ushobora kwiba atari umukene. Iki nacyo tukimenya. Hari abantu biba atari abakene, atabuze n'icyo arya, ahubwo akiba kubw'impamvu yamuteye kwiba. Tugaruke, niyihe mpamvu yamuteye gushinga idini? Impamvu yamusheye gutinga idini yari umuhamagaro wo kuzanira abantu kuri Kristo. Cyangwa impamvu yamuteye gushinga idini kwari ukugira ngo abone ibirayi na minerivare z'abana n'imodoka nziza n'amazu meza muri Kigali ni Muhanga n'ahandi?
iya uyu muntu niba intego ye yari yo gushinga idini kugira ngo abashe kuyibone biba akazi, tubivuge gutya, biba akazi, uyu muntu azakora ibishoboka byose kugira ngo idini mutunge, abonemo ya mafaranga mu buryo bwiza cyangwa bubi, mu buryo bwirabura cyangwa bwera, azakora ibishoboka byose kugira ngo church ye ibe isoko y'ibyo yifuza kugeraho ku isi nk'intego ye. Ariko umuntu waje afite umuhamagaro wo kugira ngo yegereze abantu kuri Kristo, ahindurire benshi kuri Kristo, uyu muntu ndemera ko Imana yamublessinga binyuze muri church ye cyangwa binyuze mu idini ye, ariko Imana ikamublessinga adakoze ubujura. Ibintu tunabigarukaho, dufite abandi bashumba, dufite abandi bapasiteri, dufite abandi bahanuzi Imana yahaye umugisha binyuze mu mpano zabo no mu muhamagaro wabo, baranakira, banatunga n'amazu, banatunga n'amamodoka, bagira n'ingo nziza, yego, kandi batibye. Iyi ngiyi barakoze iby'Imana ishaka ko bakora, Imana ikabahesha umugisha mu bunyangamugayo bwayo, kandi bakoze icy'Umwuka Wera w'Imana bayoboyeho. Ntabwo abapasiteri bose n'abayobozi b'amadini bose ari abajura, oya. Ariko ni za ntego ebyiri zitandukanye. Uyu muntu rero nahura n'umuntu wagiye gushinga idini yifitiye intego yo kugira ngo acuruze, azamucuruza, azamudandaza, azakudandaza, azagukuramo make, nawe ufite menshi azagukuramo yose. Sevenson, tukiri aha, bamwe muri aba ngaba tubuze ndakubigarukaho ngo bari gusengera amacano menshi ngo apfe kubera ko ari kubateza igihombo, ariko ni nawe yabazanye kuri public kugira ngo babamenye ku buryo biri buze kurangira bagateye nge nagiye ati numvishe IHUMURE iri kwibasira abakozi b'Imana. Baratubivugeho, hari abo twibasiye Abafrika bakunda umuntu bashyigikira mu binyoma, bakanga umuntu ubabwiza ukuri. Nkajyanire n'aka ngaka, abadiaspora bagenzi bacu bakunda ubabeshya kuruta ubabwiza ukuri. Ndabisubiramo, Abanyafrika dukunda ikinyoma gitwikiriwe. Umuntu akagufata yehemi ndagukunda, uri mwiza, ukora ibintu byiza, kandi ari kuvuga ati po inka biriya bintu barimo n'ibiki, ariko akagushyigikira mu mafuti, akakweza akagushyigikira mu mafuti, ariko mwagera hirya akavuga ati nkoriya yemi atariko ga ngaburiya bari mu biki cy'Abanyarwanda. Ariko waza ukabwira yemi ibi bintu uriho ntacyo byakugezaho, ntacyo bimaze, hindura, genza gutya, genza na gutya, mukanyanga ugashigukunda umbeshya. Nanone na diaspora rero ikunda umuntu uyibwira ati biraje biragenze gutya, nkorera ibi, ohereza ibi nibi, Imana irakugirira neza. Koko nta bandi bantu bataka ko bibwe batuburiwe uretse aba diaspora, kubera ko bafite umutima wo gufasha, bafite n'umutima w'urukundo, kuko banakora bigakunda. Wenda tunabashimire rwose aho bari, we n'Imana ibahumugisha, amina. Ariko n'abenshi babikora muri bo bafite umutima ukunda, yego. Ariko noneho nabo bakagira defo yo kwemera bababeshya, ariko wazenda mubwiza ukuri akanamubwira nuko ari, akamubwiza ukuri akamubwira ati ngiye mfite ikibazo kimeze gutya, meze gutya, cyangwa wakora ubuvugizi bw'ikintu cy'ukuri, kuko utazanye umuntu w'ibintu ngo wagiye gushaka umuntu umeze atya, kandi uyu muntu wagiye kureba umuntu ameze atya, ameze atya niwe ugiye kuzana kuri cano, mu by'ukuri n'uwo muntu nta n'ikintu uzamufashisha. Ibi nabyo tubivuge, yego. Ukazana umuntu umeze gutya, wenda hakazaboneka ubufasha bwa miliyoni 5, wenda ukamwihera 200,000, bakumva ko bakoze, aba diaspora bakoze, ariko mu by'ukuri uyu muntu ibyo bamukoresha ibyo yakorewe, sibyo? Uyu muntu rero ariko ushobora kuzana umuntu bigaragara ko yambaye nka Sevenson. Wambaye neza bro. Arakoze cyane. Natinze no kubikubwira. Urakoze, kwambara neza ni indangagaciro nziza. Wambaye neza kabisa. Urakoze. Unavarabye. Kuba nshobora kuba nambaye gutya neza, nsa neza, ariko kuba kwambara neza no kugira ibibazo ni ibintu bitandukanye. Nshobora kuza hano kuri kamera nkavuga ngiye mfite ikibazo kimeze gutya, ndifuza ubufasha bumeze gutya, wenda ndarwaye, ndwaye indwara imeze gutya, nabuze uko nifuza ahantu hose byaranze. Ntabwo bashobora guhita bareba kure bavuge bati uyu muntu nubwo ameze gutya, iki kintu ari kuvuga n'iki, baravuga bati waya uyu nguyu ahubwo niwe muteka mutwe. Ariko
kandi ngiye bavugishije ukuri kuzima kurimo n'Imana izi ko ari kuzima na Satani azi ko ari ukuri, ariko wa wundi wabeshye ngo nuko bazanye umuntu ibintu bimeze gutya baramutuburiye nyuma nibyo bizagaragara ko byari kinyoma. Rero abantu bashishoze ibyera byose sabwo ariko ari amata. Hanyuma mvuga ko aka kantu abantu bavuga ngo bari gusengera ngo cano ngo zashize ngo zavuze ngo abantu ngo ibitagenda byabo, ubundi se cano y'ihumure cyangwa y'impumuro cyangwa yindi yose iriho yabivuze bayisengeye kugira ngo ibeho? Niba barasenze kugira ngo yitwe iryo zina ibeho, hakagira wayihaye, wakagira waje akazana kamera, hakagira waje akazana mashine, hakagira waje akavuga nk'ibi bintu akabisengera ngo bibeho, azabisengere binagenda, azanasengere n'iyo cana iveho. Ibi byo ni ikinyoma, ntago bibaho, ntabwo bibaho, ndabihakanye. Nge Vincent ndi kuri cano, abantu bose bazanyumva umubare nazi, uvuga ko azasengera cano ngo kuko ngo yamuvuze ngo cyangwa yashize ibibye hanze ngo izava, ntabwo yenda kuva kuko n'ubundi no kugira ngo ijyeho si we wayisengeye. Arayeba bene bagenzi bacu bamaze iminsi basa n'abakubitiye umwuka hasi. Ngiye singira umwuka wo kudashigikirana, ari kuyoboka Imana, ari kuri Zaburi n'izindi cano zabikoze, tugerageze twamagana abasikoro bateka mutwe. Reka tubashimire ko bakoze ikintu cyiza, barakoze bagenzi bacu barakoze, tubashimire, tubone gushimira abanyamakuru babigira mu ruhare, kubera ko n'ubundi bisanga rimwe na rimwe twanakaye tuvuga ngo mutubabare twese nk'abanyamakuru, n'ubundi nitwe twazanye abo bantu, twazanye abo bantu turababereka baraza, ariko noneho irari, inzara n'umwuka w'ubupfumu, ariko tugarukeho arafite umwuka w'ubupfumu. Tuvuge duti mwihangane mutubabarire, nda kubera ko tubuze mwana huye ari twe twabazanye, ariko none turirukana uyu mwuka. Ngewe umuntu uzongera kubona arazanye umuntu akavuga ibintu nk'ibi, icyo kiganiro ubwo nagitambutsa, reka numvije kuvuga ibintu nk'ibyo sinagitambutsa. Kubera iki? Impamvu ni imwe, Vincent, twaherewe ubuntu, sibyo? Dutangira ubuntu, Imana ituburesinga mu bundi buryo. Unyumve neza, niba uri pasiteri ukaba ubasha gusengera umuntu agakira, my friend, niba Yesu yasengeye bangahe, ni bangahe bagarutse gushima? Ubwe yaranavugaga ngo ntimunavuge ko hari icyo nakoze. Yes, ngo ntuvuge ko ari nge wo gukirije. Ariko uyu munsi wenda hari amateleviziyo, nawe turi buze gutunga urutoki, hari amachannels, hari churches menshi ugera ushobora kugeramo ugasanga from morning up night niba bari barasenga. Man, is miracle, honor, it's a miracle. Harumva nase mwese ntashobora kwitwaza izina rya Kristo agakoresha undi mwuka runaka, sibyo? Ugasanga nabaje n'abamuyobotse ntibazi Kristo nyirizina wariwe. Hari ijambo bakunze kuvuga ngo umuntu akaza mu gitondo bati ngewe navuye Nyamagabe n'amaguru ntega igare mfata ku ikamyo bandaza muri ruhuranya Bugogo, ubwo ndazamuka ngera hejuru mu rubonobono ndaramo buracya ndamanuka ejo mbona Kahunga. Amina. Yesu yavuze ari kuva yatangiye, yivugiye nde? So nkavuga noneho rero abantu bafite n'umwuka w'ubupfumu nabo kandi bari muri aba bantu, rimwe na rimwe mu bagendere gahoro, mu bagendere kure, sibyo? Yesu ubwe ni igitangaza, akora ibitangaza, ariko yagusanga mu nzu akagukora igitangaza. Kera nibwo ijambo ryavuga ngo haguruka usanga umuhanuzi, ndabyumva, ariko uwo munsi wo twakabaye twita umuhanuzi ari muri tekinike kugira ngo abeho. Reka nemere ko rega n'ubuhanuzi buriho, turanabwemera, ariko ntabwo ubuhanuzi butugira abana b'Imana. Icya kabiri, ntabwo ubuhanuzi bufite uruhare rwo kutwinjira, ntabwo ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Inzira n'ukuri n'ubugingo ni ukwizera Kristo, niryo tandukaniro rituma utarimbuka. Ariko ubuhanuzi wabwumva, wabwakira, wanabutunga, wanabutanga, ariko ukazarimbuka. Ubuhanuzi yewe babuguhanurira bakazana ibintu bikava ku isi, ugahanura umuriro ukaka, ariko uri umwana wo kurimbuka. Kuko guhanura ni kimwe, guhanurirwa ni ikindi, ariko kwizera Kristo nk'umwana w'Imana uzaguhesha kugira ubwami buguhindura kuba umwana w'umwami, ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu be kwiruka ku bahanuzi zazo pa izo mene iravuze ngo abantu nibamenye Yesu. Umva icyo Dawidi yavuze,
yaravuze ngo yabikiye ijambo rya Kristo mu mutima we kugira ngo atabasha kuyicumuraho. Iri jambo yavugaga yabikaga, abantu bazi ko hari aya magambo dusoma. Iwundi jambo ry'Imana ni Kristo, niwe mutsima. Iri jambo ry'Imana ni Kristo. Donc utunze Kristo apana Yesu wundi, utunze Yesu Kristo muri we niwe utahungabanywa n'imiyaga n'imiraba. Ariko ntabwo Dawidi yigeze avuga ngo nabikiye ubuhanuzi n'inyereko. Abantu dufite bafite amajenda yo kuva mu 2092 bakugeza n'uyu munsi bagenda bandika ubuhaje n'amatelefone bararikodinga. Niba bisubiremo barebe ibyo bintu, barebe ibyasohoye ni ibihe, ibyo babagejejeho ni ibihe, abiriwe batanga amazu y'abandi babahanura ni ibihe. Ntabwo ubuhanuzi ari urufatiro. Uruhanuzi ni akantu gatoya kamareshya mugene cyangwa se kakora ku marangamutima yawe. Ni nk'ukuntu umuntu ashobora kuza gusesengera ikintu cyangwa agasesengura emi agahuza gatoya 80% nuko yemangana. Ariko ntabwo bivuze ko ubuhanuzi bwose tubwakira nk'ijana ngo tubigendereho. Oh no, tuzafata Imana, dufata ijambo ryayo, turisome rigwire muri twe. N'impamvu aba bantu benshi batuburirwa kandi impamvu aba bantu benshi biruka mu buhanuzi ugasanga babikomerekeyemo ni ukutagira ijambo muri bo, ahubwo bagatunga ubuhanuzi no kwiruka inyuma y'abahanuzi. Seveso urakoze cyane. Hanyuma nekeza ko ibi bintu mu bibayemo igihe munyuzemo, wowe ugeze uhura n'umuntu wagutuburiye? Nahuye n'umuntu wantuburiye ariko aramwara, kuko ngiye mpita nkwasirizaho. Ngewe uje ukambwira uti izo payi mbaraga ngizi ndazibona dore uyu n'uyu, ugatangira kumbwira ibintu byawe, mpita nkubwira ntumva ceceka, uzajye kubeshya abandi, ngiye Seveso ntukambeshye, ibi uvuze gutya na gutya. Nigeze mpura n'umuntu arambwira ngo mfitanye ikibazo n'umugore wanjye, ngo duterana inkokora mu buriri, ngo kandi ngo mfite ingendo ngo zo kwambukiranya ngo ibihugu, ngo Uganda, ngo n'u Burundi, ngo na Tanzania, ngo biri imbere yanjye, ngo na Kongo, ngo ninkura ngo ikibazo cyanjye ngo cyo mu buriri ngo no mu rugo ngo ibintu biragenda neza. Ambwiye icyo kintu maze imyaka 7, by the way nta mugore ngira. uyu uyu nguyu ntabwo nari ntegereje kujya kwirirwa mvuga ngo oya. Nahise mubwira nti ceceka, uzajye kubeshya ahandi. Nta no kumwatuza. Oya, nahise mubwira ntawe ubwo reba iyo Mana iri kukuvugisha bayari wowe. Genda ntukajye kubeshya ahandi. Uwo ngo ntabwo nari mfite igihe cyo kwirirwa mubwira ibyo. Ntagombaga guhita mukubitiraho. Bimwe rero abantu bavuga ngo oya ngo ntukwe ngo kumukora ngo uzamujyane mwiba, ndamujyana mwibanga kubera ko iseko ninjye bata ibyo yaraje kumvangirirwa ko bitabereye mwibanga. Kubita utababarira mugani watewe umubwira uti n'ikindi gihe ntuzongere kunyobera. Undi muntu wigeze kuntuburira ati Imana irambwiye ngiye umaze rwose ngo wifuza umwana, ngo Imana irabikoze, ngo igiye kuguha ubukwe bwihuse, ngo uzabyara n'umwana wawe wa mbere, ngo kandi azaba ari umukobwa. Imagine bro, ngewe mfite umwana w'umuhungu niwe mfura, mfite n'abakobwa, araza kumbwira ngo negereje ubukwe. Ubwo ni ubuhanuzi? Ikinyoma. Ni kinyoma. Ibi ngire uhita ubikubita. Ngewe rero ntago bantuburira ngo mbyombe nzanda kureba nkumva ko icyo kintu uvuze nakumva kiriho, cyangwa ukaza ngo se ngo Seveso ngo Dani uri umupapa cyangwa uri umusore. Iyo Mana ndashobora kukubwira icyo ndicyo. Imana ikeka ntikaba Imana ivugana nanjye. Yes. Yeah. Seveso ni umugabo w'Imana akavuga ati ubu ngubu ndahamya kuko Kristo uri muri nge niwe kuri kuruta ubuhanuzi bone nshobora kubona. Wowe niwe turi kumwe Seveso ni. Ariko Seveso ubushize hari ikiganiro keze gukora. Muri commentaire abantu baravuze ngo wagira ngo ari kuri murasaba umuceri muri ADPR. Abantu bavuga ibintu bashaka iyo turi hano. Ntago natinya kuvuga wenda ko nk'ababivuze ko ndi gusaba umuceri muri ADPR ari wenda baba bakonkira na ADPR cyangwa se abaopoza kuri yo, cyangwa se abantu batari kubona ADPR mu ishusho y'ibyo bashaka. Ndagira ngo mbabwire ko ntago ADPR yagutumye yantumye. Icya kabiri
ntabwo ADPR ndi umukozi wayo ngo barampemba, njyewe iyo ndi hano nsubiza ikintu kingana n'ukuri kwanjye mfite, nzi ko kutarimo amarangamutima cyangwa ukikira ukuri no gufana ngo nkikira ukuri, ndakivuga nk'uko kiri nkirangiza. Ubundi wajya kuvuga ibindi rero yaba bivuga, ariko wavuze ko nsaba umuceri we yaribeshyeye rwose. Sanzwe nkwigurira nkawugura mu bundi buryo busanzwe nakoresheje amaboko yanjye, ahubwo nago nasabaga umuceri muri ADPR. Bibezo rwose abantu baravuze bati se arimo arasaba umuceri, wasanga iza yareba umuceri, ariko it's okay, ntago ari byo twariho. Abona no kubisobanura ntago yaca ukuri ku ruhande cyangwa se ngo amarangamutima mutware ahantu runaka. Rimwe na rimwe abakristo cyangwa se abo twita abahanuriwe cyangwa se babizera, abo twita bizera, uyu munsi hari ubwo bamubwira ibintu basa n'abamutera ubwoba akabitanga, ejo agatangira kuregereta. Ndaguha urugero, hari ahantu hamwe ngo barimo baratanga isaka, umuntu aba yikozemo atanze inzu, biranyana urusengero ruvuyemo, nyuma nza kumusana bavuga ngo si amarangamutima aragufasha, ati ndeka shari yishima mu mutwe. Bene abantu barakomeretse sinesoni. Ese nk'uyu muntu ubona yakizwa n'iki kugira ngo yumve asuye mu murongo avuge tonone ibyiringirwa biracyari muri ngewe? Aba bantu bamenye bundi kwizera kuri uburyo bubiri. Tubanze tumenye yizeye iki. N'amarangamutima bro, kwizera. Umuntu rero ubundi kwizera dushaka guhabwa, hari ukwizera ibifatika. Ukaba uvuga uti Sabansoni uyu munsi ndi gutegura ikiganiro kimeze gutya, ndamuhamagara, ndamuzi ko ntiyica gahunda, ntagira indime ebyiri, iba muri we kagendera muri gatora muri kaganza. Uko kuri abantu bakwiye kukumenya. Okay, Sabansoni arakoze cyane. Dufite akazi katoroshye nk'abari muri media cyangwa se mu itangazamakuru, kubera ko tugomba gukosora ibintu byinshi twagiye dukosamo. Icyo mvuga gukosa nuko bari abantu kenshi nitwe twabazanye kuri social media, ntago ndibuze kubica ku ruhande bukomeze kubivuga. Hanyuma tumaze kubazana muri media kandi barongera batangiye kubyitwaza kubera ko babonye abantu bari kubitaho cyane. Kandi kantu hari n'abantu tuzana kuri social media tuzi ubuhamya bwabo ko ari bubi, ariko kuko bari butange views tukemera kukandagira bwa buhamya bwabo bubi tukabyeza tukabazana kuri social media. Aka kantu nari nkavugiye ko waruvuze iti twagiye tubazana, ariko nanone nibo bongeye gukora amabi n'amabara. Icyo kintu nacyo tukigaruke ku bantu bakoresha social media, cyane cyane YouTube cyangwa aba YouTubers. Iki kintu nadukoma urusyo dukomere ingasi. Hari ibintu bizanwa bigomba kuzanwa hano, ariko hari n'ibintu bitagomba kuzanwa hano. Hari abantu tuzi ko bafite ubuhamya bubi cyane, ukabuzi ko umuntu adashoboka cyangwa afite ubuhamya bubi, ariko ukavuga kuko afite umunwa, kuko afite ibintu ari buvuga abantu bakabyumva, reka muzane ni twikire nikorera agatwika. No muri gospel se turatwika cyane, kuko icyo gihe niba gospel ishobora kwamamaza ubutumwa bw'ubwami, uyu munsi ukazana gutwika, ntago ari ubwami bw'Imana uzaba ukoze. Kubera ko hari ibintu tuzana cyangwa se tuza kuvugira ahantu bidafite icyo byunguye, bidafite n'icyo bimaze mu bwami. Ubundi kuba ngewe Emi na Sabansoni dushobora gufatana tugahana amangu, kankubita ingumu kanjegeze nkagukubita indi kanjegeza ahantu uri kurwanira Frank, hanyuma umukameramani w'Impumuro TV reka mbivuge gutya, akaba atatubonye hirya ako akaba afite agatelefone akamera, sibyo? Agafata akamfone akatwite bakareba ukuntu turi guhana amangume, wenda ni iminota 10 ni iminota 5, yagakamera yarangiza akavuga ati nimurebe babakozi b'Imana Emi na Sabansoni barwanye biracika. Iyi nkuru ushyize kuri izarebwa bayida ngo barwaniye kuri kamera, barwanye ni by'ukuri. Kandi ibyo bintu aka kantu nubwo baraka iminota mikeya barakareba mu by'ukuri. Inkuru y'uko Sabansoni na Emi barwanye irakize iki irafasha iki, ugomba kuza kuri mu bwami irungura iki? Iyo bintu uje kubizana hano kanongera mvuge n'ikindi kintu, iyo ufashe ubuhanuzi bw'umuntu umwe mu butayu
abantu bari mu butayu runaka bonyine bari babiri, wewe uritebye uragiye kuko wajyanye telefone ahirengeye, urabikameye, urabizanyishize kuri channel yawe. Ba bantu ba nyir'ubwite bisengeraga ntibanabikubwiye, ntibari banabizi kubishyizeho ko banabakameye, baje kwiroturuva babonye comment cyangwa bahamagara bavuga ati ibi bintu twabonye washyize hariya niko wabishatse, ibi bintu bizanye kuri kamera ngo bifashe iki mu bwana. Kandi unamubwiye ngo ayisibe iyo video yarebwe, ntago yayisiba, ntago ashobora kuyisiba. Ariko inkuru yarabaye. Yego, inkuru yarabaye kuri channel bita Biganiro ya Pst.Jannet. Hari ubwo rimwe na rimwe dukwepa ibintu ntitubivuge kandi ari ukuri. Ninde yakameye? Yakameye umumama bita ni muka Pasika, nyira Pasika. Muka Pasika. Muka Pasika. Muka Pasika ni umumama umaze kwigarurira imitima y'abantu mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hari ahantu yari ari musinzi commentaire nabonye bivuga ngo yari mu bitare bya Mashyiga, ngo ari ahantu ari kwisengera, ari gusenga, ari kumwe. Iki kintu waruvuze uti hari gihe tujya tuvuga ibintu tugaca ku ruhande, kandi nibyo navuze ngo ngiye ukuri ndakuvuga nk'uko kuri, donc ukuri kwambaye ubusa. Hari channel yitwa ni Biganiro, niba ari ya pasiteri inde niba ari Jannet ntago mbizi. Nabonye ko hari abantu babikoze, bafashe mu mubyeyi niba ari muka Pasika, ni umubyeyi urimo kwigisha ijambo ry'Imana ahantu henshi za Women Foundation n'ahandi hantu, amaze gufata imitima y'abantu kubw'ijambo ry'Imana rimurimo. Sinzi ahantu yari ari mu hantu mu butayu, nabonye kuri comment bavuga bati ibi bintu ntago byari bikwiye kuza hano, bataha ahantu ni hehe, mbona buri comment ngo Biganiro, barandika baravuga ngo ni mu bitare bya Mashyiga. Ariko mu bigaragara nuko uyu muka Pasika bamukameye atabizi, bamukameye atabizi, yarabishaka ntiyaranabizi, ahubwo yaje kwireturuva yibona kuri YouTube ariho ibyabaye byose hahantu mu bantu bubwabo bombi, yahanuye kandi ku bantu runaka bari ku bantu runaka, isi yose idakeneye kumenya ko bwari ubuhanuzi bw'abantu ku giti cyabo, bwari ubuhanuzi bw'igisi, bwari ubuhanuzi bw'igihugu. Ntabwo nyiri yicano tumushimye, ibintu ntabwo ari gospel, ni gospel ariko ntabwo ari byo. Nibyo ngo twaza tuvuga ibintu byo twaza ni ugutwika, ni ugushaka indonke ariko mu bihe bitari ngombwa. Uretse nuko babikoreye uriya muka Pasika, ngewe ubinkoreye uburenganzira bwo no kukuripotinga kuri RY'UKURI ugakuraho iyo video. Ariko buriya ntiyanamurega ubundi, none se ntibishoboka se uburenganzira bwawe se yaribye? Uretse no kuvuga ngo yabikabiza atarebye. Nanjye uyu munsi nguhaye ikiganiro, singiye Sevenson, sinkwereye ikiganiro neza mbishaka, mfite uburenganzira bwo kuba wagitanga cyaba kimaze iminsi 3 cyangwa 5 nkubwira ngo kubw'impamvu zanjye imwe ebyiri iki kiganiro gikureho. Nta discussion ugomba kugikuraho. Ni gute se ubundi muka Pasika we ni guteyemera ko ibintu bigumaho? Niba ari ibintu bimuse, kuko nabonye commentaire zimurasa. Zirasa umuka Pasika bavuga ngo yarabyemeye ko kigumaho yababizi. Icyo nicyo ntibaza niba bizi cyangwa atabizi. Ariko reka tubinenge, ntabwo ibi bintu mu bintu byose tuzira kuvuga hano ku ma YouTube channel bizana amafaranga ariko bitubaka ubwami, ntabwo ari byo. Ubuhana habura yahemukiye muka Pasika, yahemukira n'abari abantu bahanurirwaga, kuko birabyara ubuhanuzi bwabo, ntabwo bwari ubuhanuzi bw'u Rwanda, ntabwo bwari ubuhanuzi bw'isi. Ariko Seveso tunabigarukeho, birakwiriye ko ubuhanuzi buza kuri social media ngo uvuga ukuntu Imana ivuganye nawe kandi ntanakureba. Kandi ubundi buhanuzi ni ubwanjye. Cyakora uvuze ngo ni igihugu witeka ntumyeho, arambwiye ngo mbwira abanyarwanda bose batuye u Rwanda na diaspora, birumvikana. Birumvikana. Ariko niba ari ubuhanuzi bw'abantu 2-3 ku giti cyabo cyangwa umuntu umwe, biza kuri social media ngo bikora iki? Nibyo twavuze tuvuga ngo dukomurusyo, ariko tutaretse n'ingasire n'aba YouTubers baza n'ibintu bitari ngombwa, bitagize icyo byubaka mu bwami, ntabwo ari byo. Kireka bari mu entertainment bo ni ngombwa, kubera ko nyine bari mu myidagaduro. None se nabitwa ko dukora gospel? Ni imyidagaduro, nta muntu ukora imyidagaduro wajya muri ibi ngibi, kuko ntiyabibonera umwanya wo kuzajya kumenya aho bazajya gusengera.
hazajya kumenya ahubwo ko Koroki yagiye gusobanura agasobanuye, cyangwa ko Bruce Melody hari indirimbo nshyashya yasimbye ko ashaka gukorana n'indirimbo na Kofi akamwangira niba azajyamo. Ariko ntabwo ukora sekura bizamushishikaza kujya kumenya ibishyiga bya matari, azabibwirwa n'iki se? Nta mwanya wabyo yabona. Mwanya yagiye abona. Aba bakirisitu bazi ibyo tubamo, ibi bintu bakora ntabwo ari byo tubinenge. Arakoze cyane Daniel Stevenson, nango wadukurikiye muri irya no ku ruhande rw'isi cyangwa isi herera. Imana wo mugisha wowe uri kureba iyi video, Imana iguhe umugisha, wakoze cyane, Imana ikugire neza. Nge nitwa Ikuzo Emi, ndi kumwe na Daniel Stevenson, turi ku IHUMURE TV. Hanyuma abantu badukurikiye, nakunze kubivuga Stevenson, ntago amatiku yubaka. Arushobora kumva ngo kari akantu tuvuze ngo tukoze amatiku, no, ntabwo ari amatiku, ntabwo ari amatiku. Please, abantu bakwiye kubimenya kandi ukuri kuzafasha abantu benshi. None ngavuga rero abadukurikiye muri uyu mwanya, mbere yo n'impamvu tunabivuze nuko biri ibintu biri public, biri hanze, ntabwo ari ibintu twongorerewe, ntabwo ari ibintu baduhamagaye kuri telefone, ibiri kuri nigi Gibion TV, no wari wese bagenda kabisangaho, ntabwo ari byo. So rero Imana iguhe umugisha. Stevenson urakoze cyane kubwo kugira umuhate. Rimwe na rimwe nyamugani hari ubwo tukunda kuvuga ngo ugutwika, ngo dukeneye ibintu bituwa views. Izo views ni ngombwa nyine zirakenewe, nawe ushobora gukora share birumvikana, ariko se wanarize umenye ngo ibi bintu mpawe bifite umumaro, hari icyo byangerezaho, hari n'icyo byange. So abadukurikiye muri umwanya, reka nsabe Daniel Stevenson aho ubutumwa ba pastor badukurikiye bakora amafuti cyangwa amakosa cyangwa se barimo barita ngo ni ibisambo, hanyuma agenera ubutumwa ari babandi b'abanyamakuru bagenzi banjye turimo turakorana muri iki gihe kugira ngo turebe ko byuza ibyo twakosora, ndetse n'abandi bose bahanuriwe bakabeshyirwa. Musange karibu, hanyuma tugane ku musozo. Reka nifashishe iki cyanditswe Zaburi ya 50 umurongo wa 21, aravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka mvuge ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ibintu byose dukora kuri iyi si byiza bitugirira umumaro w'ibyiza, n'ibibi dukora bituha umumaro w'ibibi, biduha imbuto zabyo. Imbuto z'ibyiza zirahari n'imbuto z'ibibi zirahari. Ningaruka ku bantu bitiriwe izina ry'Imana bakora amafuti bazi ko ari amafuti, ibi ndagira ngo mbivuge ko Imana irareba, ntabwo cecetse. Imana irahari, yaceceka akakanya, yaceceka ejo, yaceceka umwaka, yaceceka imyaka, ariko ntabwo uzaceceka burundu. Kandi guhana kw'Imana no guhora kwayo kugira inzira nyinshi binyuramo. Bishobora kubwawe kubyibonamo cyangwa ukazabyibonera ku bandi. Ibi ngibi navuga ngo umuntu ukora ibi bintu abizi ko ari amakosa yisubireho. Kandi nongere mpe abantu ubutumwa bahuye n'ibi bintu, bahemukiwe mu buryo bumwe, ibyo by'ibitambo byo by'amafaranga bakibwa bakagira gute, bihangana ariko bareke kwiruka inyuma y'abantu, ahubwo biruka inyuma babe mu Mana, basoma ijambo, bamenye icyo Kristo avugana nabo. Naho twongere natwe dukoresha social media, tuzikoreshe tuzi ko tugomba kumenya ibyubaka ubwami bw'Imana kuruta ibitera icyasha ubwami. Ibidakenewe mu bwami tubyihorere, tubyirengagiza. Imana ifite uburyo bwinshi zadutungamo, ariko tutagiye gukora ibidafite umumaro mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane. Nibwira ko twanasoza tuvuga ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe mwese, abakunzi b'IHUMURE ndetse nabo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri rusange. Imana ikomeze ibagirire neza, mukomeze mube mu bwami bwayo. Abatarakizwa, abatarakira Kristo, turabifuriza kugira ubuzima bwiza, bakakira Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Turabagushimiye cyane. Reka dusoze n'isengesho. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ni wowe buturo bwacu, ni wowe uhaza imitima yacu, ukaturemera amashimwe mu bihe bitandukanye.
reka ushyigikira imitima y'abantu bose bumvishe iki kiganiro, abakomeretse ubomore, abagize uburangare ubababarire, kandi ubwenge bwawe buvuba mu ijambo ryawe bugwire mu bantu n'imitima yabo. Wigishe ko abantu bagomba kuyoborwa n'umwuka wawe wera, gukora ibyo ushaka ndetse n'ibyo ushima. Umugisha IHUMURE mu izina rya Yesu Kristo, amen. Agize neza kubera ko uyu mwanya yemeye kuwutanga kugira ngo dusangire iki kiganiro cy'umumaro. Hanyuma aho dukurikira uri hirya no hino ku isi, Imana igumugisha. Ariko nanone ukore subscribe, ukore like niba ukunze iki kiganiro. Hanyuma kandi nanone uze kuduha inkunga yo gukora cyangwa se gusharinga abandi iki kiganiro. Imana y'umugisha. Murakoze cyane. Nge nari kuzo Emi.